Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho imihanda ihurira. B, inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Uzasubiza ngo ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu uriko nanditse ngo ifungana ry'umuhanda ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora, noneho bavuze ngo ifungana ry'umuhanda, ariko hano nabyo bashyizemo, duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, kandi ibyo bintu biba bibujijwe. Ibihe? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukatira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ugabanyisha umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje, urumva biba bibujijwe. Gukakira feri bidatuwe no kwirinda ibyago byo biba byatuma muburiramo n'ubuzima. Uri kwirukanka utwaye ikinyabiziga wese ukakira feri, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma abashobora kuza agahita kugonga kubera ko uhise ukakira feri, kandi mu bigaragara nta cyago wari uri kwirinda. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanze wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online dukoresheje telefoni, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe
mwiyandikishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikore bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, kandi abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma hari ukuntu bagomba kubona iyo romoroki kugira ngo bamenye ko yabateza ibyago. None iyo romoroki igaragazwa ku buhe buryo? Itara ryera riri kuri romoroki inyuma, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Romoroki iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ibigomba kugaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoroki inyuma. Ndizera ko ramustamo D, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyavuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurwa n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwana. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, agomba kurangwa n'iki? Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, inyuma ni itara rimwe ritukura. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere bashyiraho itara ryera, imbere bashyiraho itara ry'umuhondo, imbere bashyiraho itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndakeka ko ramustamo D, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibihe bipimo: A metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A metero 1. Niba uparitse ikinyabiziga cyawe hariya ku nkengero z'umuhanda hariya hegeranye n'aho abanyamaguru banyura, uba ugomba kubasigira byibura akayira gafite metero 1 y'ubugari kugira ngo babashe kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B birabujwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C birabujwe kunyuranaho. D birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura. Biba bisobanura iki? A, guhagarara kw'ikinyabiziga; B, aho abanyamaguru bambukira; C, guha ubushobozi ibinyabiziga; D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Bino bice by'umuhanda byera biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri biba bisobanura aho abanyamaguru bambukira, kubera ko baba bari kuvuga zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross ibihagaze, kandi n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri nawo ubuhagaze, bivuze ko biba biteganye. Rero ni zebra cross baba bari kuvuga hari abanyamaguru bambukira. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa ryari? A, kwireba; B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma; C, kureba abicaye inyuma; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur. Retroviseur zikoreshwa ari kugenzura ibiri kugendera mu muhanda inyuma. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahure. Byibura ikinyabiziga kiba kigomba kuba gifite tungahe? A, 2, B, 3, C, 1, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, 1, nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri 1. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite 1. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, uba yazimya ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, yo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urwo rumuri rudahoma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka. Iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko
guhitamo B ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka mufatire kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turahura tukakwigisha kazajya mu kizamu kazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha online uri hafi ufite nk'akazi katagunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure turakwigisha kuri telefoni kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hanyurwa na velomoteri gusa. B nta modoka. C hanyurwa n'imodoka gusa. D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D ntihanyurwa n'amapikipiki. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Bonye ibyapa biri kukugora, reba iriya video nagukoreye cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganwa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Utwaye rukururana mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya, ariko nubwo ufite uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ibihe bipimo uba utagomba kurenza: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo baguhaye uruhushya rwo gutwara kino kinyabiziga mu nzira nyabagendwa mu muhanda cya rukururana, ugomba kutarenza rukururana ifite uburebure bungana na metero 25, kubera ko ntabwo ibigiye kuba gari ya moshi. Ndakeka ko ramutamosi, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B utugarura muri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B utugarura muri 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uzabona ibinyabiziga byinshi biba bifite amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ariko bibashobora no kuba bifite utugaruro muri 2. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Bagomba guhitamo C ivuga ko
A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kizamini cyacu bari baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntikigomba kurenga ibihe bipimo: A iby'inyuma metero 3, B iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iby'inyuma metero 3 na B iby'imbere metero 2 n'ibice 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Iyo bavuze ngo igice kirenga ku biziga bari kuvuga ngo igice kirenga ku mupine. Uriya mupine w'imbere ku kinyabiziga kugera aho ikinyabiziga gisoreza ari kuri kugana imbere, biriya bice cy'imbere kiba kigomba kuba byibura kingana na metero 2 n'ibice 70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Ibyo byose ni kimwe. Noneho inyuma, kuva ku mupine w'inyuma ku kinyabiziga kugera aho ikinyabiziga gisoreza ariko mu ugana inyuma, iba agomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 kandi byakagombye kuba metero 3 na santimetero 50. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babivuguruye, uhita ubikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo nibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara tone 5 ngo utware tone 7 iyo wagufashe barakwandikira. Ntabwo cyaba gitwara tone 10 ngo utware tone 15, biba bibujijwe keretse iyo ufite uruhushya. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza. Ibihe: A ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ziriya mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zemerewe kuba zarenza. Hari igihe ubona yanditswe ko yatwara toni 10 ariko gatwara toni 15 kandi bamubona ntihagire ikintu bamutwara kubera ko atwaye imashini ikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndizera ko ramusitamo C, ndizera ko ramusyandika wa papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? A ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni A ahegera inguni y'ibumoso ikinyabiziga, kubera ko rino tara ni rya uzakoresha uri kubwira umuyobozi ko yakunyuraho nta kibazo. Rero nubundi kunyura naho bikorerwa ibumoso, naryo riba rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso ikinyabiziga. Ariko hari irindi tara ryo ukoresha uri kwerekana ko abonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho, riba risa icyatsi kibisi. Ryo rikirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ntuzabyitiranye rero, hari abantu benshi bakunda kubyitiranya, ntago ari kimwe. Ndakeka ko hano waramusitamo A ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga
yapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira, ntibikurikizwa ku yaye matara: A, amatara kamenabihu; B, amatara yo gusubira inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuwa ngo itara byibura ry'ikinyabiziga riba rigomba kuba riri byibura kuva ku butaka kugera aho iryo tara riri santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku iryo tara rya mbere riri ku kinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu no ku matara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tarabahisemo ndiza ko nicyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gusaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Ugeze muri iri sangano ry'umuhanda, ugeze kuri feruje, ubonye ibimenyetso bimurika ibitara rivuye mu cyatsi rihise rijya mu muhondo. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B, komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C, hagarara niba utateza ibyago. D, komeza n'ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara ryahinduka umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, hagarara niba utateza ibyago. Ubundi iyo utari warenguye umurongo, itegereze neza rino sangano ry'umuhanda tugezemo. No kuvuga ngo iyo uri kugenda mu muhanda ukabona ibimenyetso bimurika biri guhinduranya byaka umutuku, umuhondo n'icyatsi. Iyo hatsi icyatsi ibinyabiziga biragenda, iyo hatsi umuhondo, iyo warenze uyu murongo utambitse hano imbere, iyo wawurenze wageze muri hagati urakomeza. Waba utari wawurenga ugahagarara niba uri kubona utateza icyago, kugira ngo hajye kwaka umutuku nta kinyabiziga kiri muno hagati. Impamvu bashyiraho amatara 3 ni ukugira ngo ntibibe nkaho ari umukino wagenda hagarara genda hagarara, ahubwo bashyiraho itara ry'umuhondo kugira ngo nuba warenze uriya murongo ukomeze ugende uvemo utabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga biraba biri guturuka mu bindi byerekezo, kubera ko weho niba bakubwiye hagarara hari abandi baba bari kugenda. Rero iyo hatse umuhondo uhagarara, iyo utari warenguye umurongo urahagarara. Niba ubonye ahantu hagarara hataguteza icyago cyangwa uteze ibyago abandi bagenzi urahagarara. Ariko iyo wamaze kwinjira wageze muri hagati urakomeza. Rero ugomba guhagarara niba uri ahantu hataguteza ibyago, cyane cyane nyire iyo utari warenga uriya murongo. Ndakeka ko waramutse Mose, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Atwaye rukururana ari kukubwira ngo munyureho ngo ari kuciye mu ruhande rw'iburyo, kandi kunyura naho tuzi ko bikorerwa ibumoso. Rero uguma inyuma ye ukagabanya umuvuduko ukareka akagenda, kubera ko ari kukubwira ngo ugiye guca muri za ruhurura, kandi murabizi kunyura naho bikorerwa ibumoso. Rero ugomba kureka akagenda wowe ukagabanya umuvuduko kugira ngo ataguteza ibyago. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tarabaniranditse ku papuro, ndizera ko nicyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo wegere inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? A,
kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kinini B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara kugira ngo ubwo umunyamaguru wa mbere arabashyize ikirenge mwaziranzira bambukiramo muri zebra cross uhita uhagarara bitaguteje icyago cyangwa ngo bateze ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara bahinzira bakabanza bakambuka. Ndizera ko ramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori, kode ziri kuboneka kuri kategori zose, cyangwa se niyo ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Turagufatira kode akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu minsi mike kajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Wakenera ko twigana kuri telefoni turakwigisha waba uri kure cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukundira guze twigane mu ishuri. Mutwarike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.